yaramamagaye aranganiriza arambwira ati se Mimi ntabwo meze neza ariko nizera ko byibuze wowe ari nkanjye ushobora kuba mbikubwiye ko ntameze neza ugenda ukabibwira mama ariko ndakubujije kuko ndabizi ko niyo numubwira atari kuza kumera neza naramubwira ati urabizi neza ko iyo utameze neza cyangwa se umwe muri twe atameze neza na mama ntabwo aba ameze neza rero ntabwo nabimubwira kuko mbizi ko byamuhangayikira kuko twese turabizi ko mama iyo agize ikibazo cyangwa ahangayitse akunda kurwara umutwe cyangwa akarwara igifu arambwira ati mbabarire ntuzatume mama arwara igifu yari afite ingamba ambwira ati mama tugiye gusengera mu mwaka wa 2025 n'uwa 2026 nzaza muri bizinesi aho kandi ibintu bizagenda neza ntabwo nzasubira mu gikoni nzaba mbonye igishoro nshaka kugura inzu ibyo bintu yakunda uko tuvuganye ubundi yishyurira murumuna wanjye amashuri yize nawe akayiga nize rero bitangiye umwuka we wa nyuma wamanutse nkureba narahagaze mu buri cyo gukora numva ni nk'isimbuye ategeye nabuze icyo gukora mbura amarira mbura n'ubuseka mbura n'uburakari nguma aho ngaho ndahagaze abaganga bagira ngo ngize ikindi kibazo baraza baranzenguruka bose baranyicaza amajoro n'iminota 5 kugira ngo ngarure ubwenge. Abanyakenya baritanze murabizi ko bitari byoroshye nawe aba muri Kenya hari abana b'abakobwa reka tubivuge tureke kubisimbuka hari abana b'abakobwa bafataga ifoto ya Denise abanyakenya ntibamuzi bakayizungukana mu isoko kugira tubone support kugira Denise agere hano hari abana bahagararaga bambaye ama-t-shirt kugira ngo basaba ubufasha utangije uzi kugenda gusaba umunyamahanga kugira ngo uzajye gushimira umuvandimwe wawe muri Rwanda ibintu bigoye umunyamahanga ntamuzi ariko ukajya mu isoko murumva ko ari ibintu bikomeye kugira ngo rero abone support yo kugera hano hari abanyamajuru uyu mugabo yageze hano mu Rwanda mu gitondo yazeranye n'umurambo Denise yari inshuti ariko ntabwo bagipfana murumva izo mbaraga zo kuvuga ngo reka nsiga akazi kanjye ariko mperekeze umuvandimwe mwene wacu n'abantu mwe ni hehe Imana tutayicyubahiro hari abantu Imana y'imitima nubwo hataba utuntu tuba dukorogana ariko hari abantu bakorera ijuru kuri iyi si hari abantu bakorera ijuru mu buryo butandukanye kuvuga imbaraga utanga igitekerezo ibyo byose ni ibintu Imana iguhera umugisha mama Denise haguruka mu byubahiro byawe uhobera uyu mugabo uyahagarariye ayandi maboko twasize muri Kenya yitaze babana b'abakobwa b'abanyakenya bazungurukana ifoto ya Denise babana b'abakobwa bararaga amajoro uriya Ernest mubona yararaga ijoro mu gitondo saa 12 nkamuhamagara nkamubwira ati ugeze mu rugo nibwo yigera mu rugo tugiye gushaka amafaranga ahantu kugira ngo tubone amafaranga azazana genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye
amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi kugukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo aruhutse, inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana aruhukiye mu gituza, soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse. ubuzima bwe n'ubutumwa, igihamya cy'uko yabanye n'Imana, urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse, soje imirimo ye, Araruhutse, inshuti ya Yesu, aruhukiye mu gituza, aruhutse imirimo n'imihati, asinziriye mu rukundo rw'Imana. araruhutse, Araruhutse, nubwo amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu irimbana n'ijuru, kubw'ihumure duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutandukanya nawe. uhumurizwa na Kristo, Duhabwa na Kristo, ntacyadutanya nawe, ntacyo rutandukanya nawe. uzahumurizwa na Yesu. Kristo, ko n'urupfu rutandukanya nawe. Araruhutse. Nimuhumure, komezwe na Kristo, urupfu ntirwadutandukanya nawe, Nje kubashimira uburyo mukomeje kuba hafi muri uyu mwanya, muri no rugendo, muri no gahunda turimo yo guherekeza umwana wacu umuvandimwe inshuti ku bandi. Ariko mbere na mbere turagira ngo tubisegureho gatoya ku bijyanye n'amasaha yarateganyijwe kuba twageze aha ngaha. Tugezeho iminota mikeya
ariko ku mpamvu zitaturutseho zatewe na tekingi yabanje kuba ku kibuga cy'indege bituma amasaha yicuma. Umwanya rero tugezemo dufite gahunda itari ngufi ariko nayo itari na ndende tuza kugerageza tukayubahiriza dukurikije n'amasaha dufite ndetse na gahunda yo kugera ku ngingo. Turaza kumva ubuzima n'ubuhamya bw'uyu mwana wacu, hanyuma ariko kandi umuvandimwe nawe araza kugira icyo atubwira, umubyeyi, ariko by'umwihariko kandi hari itsinda ryakomeje kuba hafi umuryango wacu tutandukanye. Umwe muri bo wese araza gufata umwanya nawe agira icyo atubwira, hanyuma tuze gusoza gahunda y'ahangaha dusezera umuvandimwe wacu, umwana wacu, ubundi tuzerekeza ku yindi ngiyi. Ariko rero kugira ngo umwana wacu ntabwo ari umupagani, ntawe amasaka bimera batubwe nta nubwo twamushyingura cyangwa se twaganira tutabaje no gusaba Imana kugira ngo dukomeze bane natwe muri gahunda zose. Ababikora maze tumenye Imana dukomeze muri gahunda. Ukamwisubiza kuko ari ikiremwa cyawe. Niyo mpamvu twongeye kugusura umwana wacu Denise, ukomeze kumutuzi wawe. Uzi neza ko yabaye ku isi yanduye, isi irimo amagorwa y'ibitotezo. Turagusabye ukomeze umweza aho yaba yaragucumuye hose, ukureho ubusembwa bw'icyaha. Twizeye yuko kandi igihe cy'izuka nikigera azaba yicaye n'abamarayika n'abakiranutsi. Ibisabwa byo kwisa umwami wacu, izina ry'Imana Data, muri uyu mwanya nuko bitoroshye umusabe akomere umubyeyi wa Denise, amuzi kuturusha, amutubwire nk'umwana yareze, nk'umwana yabyaye, hanyuma kugira ngo ibindi birambuye by'ubuzima bwe turaza kugenda tubabwira, ariko amutubwire nk'umwana we azi neza kurusha twebwe turahangaha. Umwanya mubaye. Denise namubyaye, yenda ngo mbabwire muri makeya, ntabwo ari amateka, ntabwo ndi burondora amateka ye cyane, ariko ni umwana mu magambo y'iki gihe bita uw'urukundo. Inomero ni iye? Muri aho rero namubyara kuri izo tariki nababwiye, umwana ndamurera, ubuzima bugoye. Denise yagize imyaka 3, ndibuka batangije materineri ya mbere bita ku Karubanda na hasi. Denise yarambwiye ati, mama ngiye kwiga nzaba umuntu ukomeye, nzaba umukire. Iryo ni ryo jambo mara nibuka ku myaka y'3. Ndambwira nti ikibazo ni byiza. Umwana yakundaga kwiga
kwiga, akaba ari umwana uri shapu cyane akunda gukina n'abandi. Yari wa mwana yahuraga n'umuntu w'umubyeyi, cyane cyane sinzi icyamubwira, umuntu w'umubyeyi cyangwa w'umupapa. Akimusuhuza yahitaga amubaza niba afite abana. Yamubazaga witwa nde, akongera kumubaza ufite abana. Yamubwira ati mfite abana, ndashaka ko njyana nkajya gukina n'abana. Denise rero yakuze ari umwana w'ishapu, nanjye naramurebaga akantangaza. Denise yagize imyaka 6, yagiye kwiga aba mu muryango wo kwa papa we. Ndavuga mu ncamake kubera amasaha ari make. Habayeho umva papa we mu by'ukuri yamuherukaga ari umwana kuko yanteye inda, yaje ari kuneka ko hari nabyaye, ntibimubwira yahise acika, yongera kuneka ko nabyaye aza afite amezi 3, yongera kugaruka afite imyaka 3 kubera mu rugo yarahamenye arasaza kuri ubuto. Yaje afite imyaka 3, nongeye kumubona afite imyaka 6 aribwo yantwaraga Denise n'umupapa wanyuje gufata umwana, kureba umwana we. Narabyubashye ndavuga ngo igikuru nuko wemera ko ari umwana wawe. Arambwira ati ngiye kumushyira mukecuru amurere, ubwo ndagira ngo mbabwire utaza kumva ngo yize tutari kumwe, nakibaza impamvu yize tutari kumwe. Ubwo ku myaka 6 rero yagiye agiye gusura mukecuru we, agerayo ariko mu by'ukuri ntabwo yaragiye kumusura, ahubwo yari amunyiye. Kugerayo rero umwana yamusizeyo, we yigarukira muri gahunda y'i Kigali, telefone ayikuraho. Umwana ndamushaka ndamubura ndika, papa yaraje arambwira ati njyewe ntabonye umwana wanjye ntabwo turi gucana uwabo. Byabaye ngombwa ko njya guhiga Denise pe ntaba mu rugo, ariko Imana igira neza, nyakwigendera musaza wanjye niwe wagiye ahantu yakundaga gukorera, amusanga ku kigo cy'ishuri ahantu yigaga abana n'abana bo kwa se wabo. Kuko se hagati aho se wabo yagiye mu rugo ahita amubona, ahubwo ati no mwana ni uwande, ni uwa murumuna wawe. Okay, ati rero ntabwo musige hano, ngomba kumujyana akabana n'abandi bana. Umwana aragenda abana n'abandi bana b'urungano bo kwa se wabo. Ubwo niho yize umweru, yigayo uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane. Ariko hagati aho nkimara kuhamenya, njyewe nasabye kontagite z'umuryango we, barambwira bati nubwo papa we yamuzanye ariko wowe uzajya ureba umwana wawe, umusure muri vokase, agusure wongere umugarure. Ariko ibyo ntibyampiriye. Ageze mu mwaka wa 4 ise yaje kumenya yuko ngo nza kumutwara. Aravuga ati umwana wanjye niba mama aza kumutwara reka nze mwisubize mujyane. Abikabuye mutagira ngo abona, yamujyanye Kabuye kubera ko Denise yamundaga nawe nta mahoro yabaga afite. Denise ati ngomba kubana na mama. Umwana araza turabana. Ubwo namujyanaga yaje kwiga, ubwo nari maze nanjye kuza mu mujyi wa Kigali, yize i Kanombe Santa mu wa 5. Ariko kubera ubushobozi nanjye nari nifonda ubuzima, aravuga ati mama ntabwo nshaka kwiga mba hano, nshaka ko papa ndihira. We yabaga afite umuhate wo kwiga abiwabo kugira ngo bo kubera abantu ubushobozi bamwishyurire yige, ariko siko byagenze. Nshimira cyane, sinzi niba yabashije kuhagera, ntawe ndi kubona yakozaga sida, ntabwo ameze neza. Ise wabo ndamushima cyane, akamushyira mu ishuri. Umugore wa se yamenya ko yamushyize mu ishuri akaba aramwimuye, amuzanye i Kabuye. I Kabuye biranze
akongera akamujyana iwabo mu Bugesera niho avuka, kugeza uko umwana yavuze ati njyewe nari maze kubana n'uyu mupapa mubona, arambwira ati uyu mwana nikomeza kumugaragura muzane umwishyurire ishuri inaha i Kigali. Kubera umwana ishuri yari yararirambiwe, urumva bamuzunguza, twamwigishije ishuri ry'imyuga hano Kimironko BFTC, yigaga ibintu byo gukora imisatsi na make-up. Buriya yakundaga make-up cyane, kugira ngo muri kumubona buriya niwe wabyikoreraga. Umwana rero amaze kubyiga arambwira ati mama, shaka gukorera amafaranga kandi byihuse, ngiye mfite gahunda yo kukugurira inzu. Ubwo ibyo yabimbwiye bakimutwara, amaze kuvuga ati mama uko bajyanye kwiga mu Bugesera kwa kaka wa Fifi. Nabwo nta kibazo gikuru nuko ugiye kwiga. Ati njyewe nshaka kwiga nzakugurira inzu. Ibyo yabimbwiye afite imyaka 6. Ibyo rero yarabikuranye. Amaze kwiga umwuga we, urumva kwiga bisanzwe yari yarafirinze, ariko nkabona n'umwana w'umuhanga pe, na birote ze wenda zifite zose, n'abashaka kuzicishamo amaso yareba nuko ntacyo bikimaze. Umwana rero uyu mupapa yaramfashije, umugabo wanjye tumurihira ishuri ararangiza, arambwira ati ngomba ibimenye kubibyaza umusaruro. Numva yakoreye hano kwa Nayinzira igihe kitarenze amezi 3, arahava akorera Kimironko kuri Mirezi, naho ntabwo yakoze amezi arenze 3. Arambwira ati rero mama, ndikumva mfite abantu bakorera muri Kenya, kandi muri Kenya ibintu bya salo birakorera biragenda. Ndabwira Deni, ndabizi ko kuva ukiri umwana washatse kujya hanze, mbabarira ntabwo nshaka kwisiga. Ati none nintajya nzakugurira ikindi. Mwana ndamubwira nti ariko namwemereye ntamwemereye, numvaga bidashoboka kuko ku myaka ye umva yari imyaka 19, numvaga ko icyambere cyo batari buhe ibyangombwa. Uyu mwana yaracengeraga, igihe ndibuka yarabyutse anambwira ati wowe ikintu ugiye kunkorera mfasha umpe 5, nanjye mfite ibintu ngiye gushaka resevansi. Nambwira ntayo nguhaye. Nta kibazo. Yagiye ku kazi iminsi 3. Ambwira ati ariko buriya resevansi nayabonye. Ati n'ikigutangaza nadekoraye ubu ngubu, ahubwo kuri migration nibaguhamagara bakubaza aho ngiye uzavuge ko ngiye gusura bene wacu muri Kenya, bose ko ntajya nshobora kubeshya. Resevansi ariko burya yarabizanye igihe kitarenze icyumweru. Ambwira ati ndagiye. Ko yagiye 2022 gusoza, ubwo yagiye muri Kenya. Yamaze amezi 5, mwana numva gukumbura. Ndamubwira rega none nari mbizi utareka kumvura, nta gihe wamarayo rwose. Yaraje icyo gihe amaze amezi 5 gusa, amara icyumweru arongera asubirayo. Ukugaruka bwa kabiri 2023 yaraje arambwira ati nje gushaka noneho passport, nta nubwo no kuba muri Kenya ndashaka gukomeza nkajya muri Amerika. Niyo mpamvu nje gushaka passport, sipasi rero nta kintu. Nonganaje niba naramwicaje nonganaje n'ibindi. Niba uzi ko ni mama wawe ukaba nkunda koko mwirenga muri Kenya, narakwemereye ujya muri Kenya, ariko sinshaka kuharemba. Kubera ko Denise mu bwana bwe ntabwo yajyaga akunda ikintu kimbabaza, ntabwo yajyaga agikunda. Wenda ntarutse ngira ngo ahari no kuri finali ye yarinze yitabira ataranyereka ko ari kubabara, kugira ngo amabara ngira Denise rero yarabyihoreye. Arambwira ati ariko nubwo ndi gukora ibintu bya salo, ntabwo bya salo none biri kumpa amafaranga nk'uko mbyifuza. Ndashaka kwiga byibuze amezi 3 niga ibintu bya hoteli, noneho nkajya kwaka akazi muri hoteli. Mbese hoteli ko twanze kuyikwigisha
gusa impamvu twari twabikwivugiye kuko tutashakaga yuko ntabwo twumvaga wajya gukora ibyo bintu, twumvaga dushaka ko uba umwana uhari gukora ibyo twebwe twifuza. Ariko we yambwiye ati rero buriya nadekaraye nabonye n'akandi kazi, ntabwo nikora ibya salo nabonye bitarimo kumpa amafaranga dukorera gusa, kandi iyo utakoze nta kintu kibura. Nize rero gusa ntabwo nzi neza izina rye, ariko Denise yitahiye muri wa mwana urumva imyaka 2 yari amaze agishakisha, ariko ntashidikanya neza yuko uyu mwaka twari dutangiye, uyu turangije wa 2005 yari afite ingamba ambwira ati mama ngiye gusevinga uyu mwaka wa 2025 n'uwa 2026 nzaza muri business aho kandi ibintu bizagenda neza, ntabwo nzasubira mu gikenya, nzaba mbonye igishoro nshaka kugura inzu. Ibyo bintu yakunda uko tuvuganye, ubundi yishyurira murumuna wanjye amashuri yize nawe akayiga. Denise rero yitahiye itariki mirazira kuri 2026. Denise yararwaye igihe kitari kinini mu bintu nanjye numvaga ndi gushidikanya. Yafashwe ambwira ati mama ndikumva ndwaye amaguru. Ndamubwira nti rero gabanya ibintu byo mu mafirigo kandi bigerageza urya ibiryo byo mu nkono, ntugakunda ibiryo byo mu makopo. Sawa mama. Atari ko nshaka kuzaza nkatwara, yakundaga igikoma cyane, nzatwara ifu nyinshi y'igikoma, noneho mu gihe ntabashije guteka njye ninywera igikoma basi na bredi umugati. Sawa nta kibazo. Rero mbwiye ngo ararwaye amangine, ndamubwira nta kibazo, wowe ushakisha uzajya umugurisha amangine uko bukeye. Akavuga ati mwana kuva ushaka kumererwa nabi, ndimo bigeza nijoro ngahera umwuka. Denise kuri Noheli, mbere ya Noheli kuri buke Noheli bwa nibwo twavuganye, mbona yapostinze ari kwa muganga. Ndamubwira se wabaye ati mati nyine ndi kwa muganga, ese ni kubibona. Mbona kuri Noheli bukeye bwaho apostinga, mbona aryamye mu bitaro bari kumufelicita n'uturabo. Numva ko baburanyije, ariko muri we nkabona afite morale, za morale ze yahoranaga, mbona ntabwo bikaze. Ndamubwira ntari ko nubona bikaze ngomba utahe. Ambwira ati kandi abaganga bari kunyitaho ndaza kumera neza. Kuri 27 ndibuka nari butaha ubukwe ndamubyara wanjye hano. Ngeze Nyabugogo nibwo yampamagara ambwira ati rero bansezereye ngwino mwereke ikintu mfasha, mfite amafaranga kuri konte nyakure kuri mobile money, hanyuma uyamurikire mu manyakenya mbashe kwishyura, noneho ntahe nimara gufata akabaraga ndahita ntaha. Ndamubwira nta kibazo, wowe numva wafashe akabaraga uzambwira aho mitenza ngiye waze barize, hanyuma uze kandi ndagusaba kuko twari tumaze umwaka tutabona. Naherukaga mu Rwanda twambere n'ubundi ku mwaka ushize, uyu mwaka turasoje. Ndetse rero by'ukuri naramubwiye nahashyitse ngaho bikore, ajya kuri konte birangara natindaho. Ndamubwiye se ko watinze, ati mati biri kwanga. Hashira umwanya numva mpamagara atabasha kuvuga tuzi n'ibindi kuri konte nsanze nta mafaranga arimo. Urumva by'urugendo rwanjye byabahagaze, y'amafaranga byo urumva nahise ntaha ndaza mushakira, andi mafaranga ndamwoherereza arataha. Kuri 28 numva yaratashye,
umudamu wa Ernest ariwe uriya wamukurikiranaga niba bavuze ati Denise n'ubundi dore wari urwaye ntabwo uramera neza ngwino uba uri kumwe natwe numara gufata agatege uzabone gutaha ariko ntabwo byatinze ngira ngo mu munsi umwe wo ku 29 kuri 30 Denise mbona ya postinze yasubiye kwa muganga noneho ari ku mwuka none ngo Denise guturuka 31 ukwezi kwa 12 yari ari ku mwuka kugeza kuri rya tariki 12 ubwo yitangiye ariko nubwo twavuganaga rimwe na rimwe yaramvugishaga cyangwa tugacata ambwira ati ndi kumera neza barimo kunyitaho ndaje yewe akanambwira ati ungase basi ati oya bari kunyitaho ikirigeze wakambwira ati oya bari kunyitaho wikurikiza uzaza nkubwira uje kuntwara ati njye nzaza nta kibazo rero Denise kuri iriya tariki nibwo kuza nawe nasoreza kugira ngo umwana yabibonyemo intwari cyane ubundi biragoye ku bantu benshi kuba wafata umwanya ungana gutyo ukavuga umwana wawe mutari kumwe ni intwari rwose kandi ukomeze ube intwari ndagira ngo rero umamagare Divine n'umuna we hanyuma nawe aze atubwire uko azi Denise n'umuvandimwe we. amazina yanjye ni Uwagukunda Divine nkaba ndi umuvandimwe wa Denise turakurikira rero icyo navuga kuri Denise yari umuvandimwe mwiza yari intangarugero kuri njye ndetse no ku bandi bose rimwe na rimwe twajyaga twicara akangira ati nubwo abenshi bamutaniye niko kuvuga abantu benshi bamutaniye kandi yagize nyine urabizi neza ko ari njye nawe dusa nkaho tureberera akambwira ati mu gihe ntahari umwitaho kandi umenye neza ko nta kibazo muri make yari umuntu navuga wita ku bandi kurenza uko yitaho akaba nubwo ambwira ati se uribuka ko iterambere ry'ababyeyi bacu ari twe tugomba kurigena akongera akambwira ati se uribuka ko nubwo uri mutoya kuri njye igihe nakoze ikosa ngomba kumara kandi igihe wakosheje nanjye nkaguhana nkamubwira ati ibyo ngibyo ndabyumva cyane akongera akambwira ati se byibuze wansezeranya ko igihe ntashobora kuba mpari cyangwa ntari hafi y'ababyeyi bacu ugomba kubitaho inshingano nakagombye gukora nawe ukazikora ibyo nemera bimusezeranyije aramubwira ati mu bushobozi buke nzaba mfite uko naba meze kose ngomba kubikora kuri umuvandimwe wanjye nk'uko mama yabivuze yari afite inzozi zo kuvuga ngo mu gihe nkuze maze kubona akazi maze no kubona amafaranga ngomba kubaka inzu nziza cyane
mwemerera ko aho atari nanjye ngomba kuhaba ko ni nk'aho ari twe bisobanuye byinshi mu mubyeyi wacu rero ni natwe tugomba gufata inshingano yaba ari njye yaba ari abavandimwe banjye abo dusigaranye zari inshingano zacu kuba twakora ibyo ngibyo rero mu burwayi bwe yarampamagaye aranganiriza arambwira ati se Mimi ntabwo meze neza ariko nizera ko byibuze wowe ari nkanjye ushobora kuba mbikubwiye ko ntameze neza ukagenda ukabibwira mama ariko ndakubujije kuko ndabizi ko numubwira atari buze kumera neza naramubyakiriye urabizi neza ko iyo utameze neza cyangwa se umwe muri twe atameze neza na mama ntabwo aba ameze neza rero ntabwo nabimubwira kuko mbizi ko byamuhangayikisha kuko twese turabizi ko mama iyo agize ikibazo cyangwa ahangayitse akunda kurwara umutwe cyangwa akarwara igifu arambwira ati mbabarire ntuzatume mama arwara igifu nayo musezeranyije ndamubwira ati ntabwo nzabimubwira ahubwo ngiye kugufasha gusenga kugira ngo ubashe gukira twafashe umwanya kuri telefone turasenga arambwira ati mu gihe ntazaba mpari ubwite kuri mama naravuze ko iyo uri kumbwira gutyo hari aho uteganya kujya twakundaga kubivuga tumeze nk'aho turi mu mikino akambwira ati nubona ntagihari uzite kuri mama nanjye nkamusubiza ati se hari ideni ufitanye n'urupfu ku buryo wumva ko utagomba kuba uhari akambwira ati wowe ugomba kubifata gutya narabyakiriye mbifata gutyo ndavuga nti ibyo ngomba kubikora n'inshingano zanjye kandi n'isezerano muhaye arambwira ati nsezeranya ko intego nari mfite sinzi wenda wowe icyo ufite ngo ntizihe ariko mu gihe ntazaba mpari ugomba kuzimfashamo kandi ukazigeraho kuko yari umuntu wanyizereragamo cyane ibyo nkoze yaravugaga ati ufite impamvu wenda nubwo mu rugo batabyemera nubwo mu rugo batabyakira neza ariko ndabizi neza ko buri wese akora ikintu afite impamvu agikoze rero ndamushimira kuko impamvu nasangiza buri wese uri hano kuko yari umuntu wanyitagaho cyane akumva ko igihe cyose ndi kumwe nawe naba mfite liberite naba nisanzuye nkavuga ngo niba nkoze iki ngiki ndagikora kandi ndaza gusobanura n'impamvu nagikoze ariko cyarangiye kuko yarambwiraga ati mu gihe ugiye gusobanura ikintu utaragikora rimwe na rimwe gishobora gupfa akambwira ati wowe bibaye byiza ushobora kuvuga ikintu ugiye kugikora ariko ntabwo ari ngombwa kugisobanura cyose ahubwo gisobanurwa n'ibikorwa ibyo naramwumviye ndetse ndamusezeranya ko aho nzaba ndi hose nzakomeza kubikora iryo jambo narifite murakoze
Vin arakoze kugira ngo ku batabyumvishije neza mu magambo make se mu ijambo rimwe asigaranye ko amusigiye umukoro wo kwita ku mubyeyi we. Izo zari inshingano, zari umugambi wabo bombi, ariko bibaye ngombwa ko izo nshingano asigarana nkawe usigaye, kandi navuze ko azakora igishoboka cyose kugira ngo arinde umubyeyi w'agahinda, cyane ko mwabyumvishe ko bamuzi neza, ikimushimisha barakizi n'ikimubabaza barakizi. Ijambo rikomeye kuvuga ngo iyo tuzi ko mama afite ikibazo, arwara umutwe cyangwa akarwara igifu, tuzirinda ikizatuma icyo kibaho. Ivini rero komera kandi wumve ko Denise urwo rukundo nyine mwahoze mugira n'ubundi rugari mu mutima, ariko rwiyongereye nyine ku bavandimwe no ku babyeyi. Komeze izo nshingano mwiyemeje, Imana idufashe ikomeze guteza intambwe kugira ngo yibuze nawe icyo kintu uzacyuse. Yego, ndagira ngo rero ntumire umuvandimwe Ernest azi byimbitse ubuzima bwa Denise mu minsi ye ya nyuma. Agiye kutubwira abenshi ibyo tutigeze tumenya. Mwiriwe neza. Denise njye icyo nagomba kuvuga, mu minsi mike namumenye, namufashe nka mushiki wanjye nk'umuvandimwe. Nta byinshi mfite byo kuvuga kubera ko ndananiwe cyane, kandi icyambere ngomba gushimira magazanga amagare abantu bari muri Kenya cyane, bitewe n'iki gikorwa tubashyira nta nubwo cyari kumva ko nyine bigoranye, ariko bitewe n'ubuvandimwe n'ubucuti ikintu twakigezeho, ariko twashimira Imana. Mu cya kabiri, Denise ajya kumufata mu rugo iwe n'umugore wanjye, basanze bameze nabi, dufata umwanzuro muri ako kanya tutarinze no kubaza umubare wose. Yaje kuba iwanjye ku itariki 29 namujyanye kwa muganga atarimo guhumeka neza, bamuha umwuka wo guhumeka, dusubira mu rugo arimo kugenda bisanzwe yishimye, arimo kumbwira ati Ernest, mbona munsi ndagusakuriza mpaka ntabwo uzijyana. Namujyanye n'igihe ikibazo, yewe nta kibazo ngifite. Umunsi wa kabiri nandi ku kazi, bahamagara yarembye cyane, bagomba ko mba mu kazi, mujyana kwa muganga. Muri rusange ndashimira ivuriro yagiyeho kuko baramufashije cyane, baramufashije bamwitaho. Denise yari umwana ufite umutima kuri buri wese, yisanzuraga kuri buri wese. Yagize inshuti z'abaganga, abanasi bari bari aho ngaho bamwitagaho, bari kuvuga wenda reka twihutisha amasaha n'iminota dufite mikeya, reka mvuge iminsi 3 ya nyuma y'ubuzima kugira ngo Imana imusore yurikureho imitware, yari iminsi itoroshye. Ndabyuka ku cyumweru, nagiye kumureba mvuye mu kazi ari nimugoroba, arambwira ati Ernest, ese urabona ameze gutya? Njye ndabona ufite imbaraga, reka dukomeze twihangane n'imbere y'Imana, bigashoboka ko twava muri ibi bitaro. Yambwiye ijambo rimwe atazigera nibagiwe. Yarambwira ati Ernest, nimba muri ibi bitaro nshaka nzagushimira ku giti cyane.
ndamubwira ati ariko ndishimye ko uzansubiza ariko ndashaka kuva muri ibi bitaro kwanza ukajya kureba mama wawe ukazagaruka kunshimira wowe warabonanye na mama wawe. Ubwo ku wa mbere bamujyanye muri ICU mu cyumba cy'ubutabazi bwihutirwa bitunguranye mu gitondo nko mu masaa 4 yamaze muri cyumba nk'ako masaha agera mu mazi. Uwo munsi bamukuramo bamujyana mu ndembe, naragiye mu kazi ngaruka naniwe cyane ndimo kwirwa n'umutwe nayo numva mubiranye n'akazi kumeze reka ndyamye. Noneho umunsi kuri cyonza njye kureba neza mu gitondo mbere yuko njya nakiriye telefone itunguranye saa 3 z'ijoro ariko muganga wamamagaye barampamagara ati Ine ngwino tugusobanurire uko Denise ameze. Ndavuga ati se yongeye amusubiza mu kigo none kitabaza none manuka nzi ko ari ibintu bisanzwe mageze nsanga barimo kugerageza kwica umutima w'umuntu abaganga bamaze iminota 45 bagerageza kumugarura umutima ukagaruka ukongera ukamanuka uko narabirebaga ndi kumwe nawe mu cyumba kimwe. Umwuka we wa nyuma wamanutse nkureba narahagaze mu buryo gukora numva ni nk'isimbuye ategeye nabuze icyo gukora mbura amarira mbura n'ubuseka mbura n'uburakari nguma aho ngaho ndahagaze. Abaganga bagira ngo ngize ikindi kibazo baraza baranzenguruka bose baranyicaza amazuru y'iminota 5 kugira ngo ngarure ubwenge twajya ku ibari. Ubwo nase mfata umwanzuro nihuse amagara n'umupapa muri iryo joro niwe muntu wa mbere nabanje guhamagara ndamubwira ati Denise tuvuyemo kandi tuvuyemo mwireza n'amata. Yambwiye ijambo rikomeye arambwira ati Ine igihe wambwiraga ko bamujyanye mu cyumba cy'itabaza nari numvaga mu mubiri wanjye hatazi ko uno munsi bitari bugende neza kuko ino telefone yari yitegereje namuhamagaye ikintu bisaba ariko komite yacu twashinze muri Kenya nayibagejejeho abihuse bari bari hafi bangezeho muri iryo joro bamenyesha gutangira urugendo rwo kumva ko Denise tugomba kumukingura mu Rwanda. Ariko bitewe haje none umunani amafaranga buri kibazo bitewe n'ideni tuba dufite ry'ivuriro rinini cyane ko dufite ideni ry'ivuriro rigera muri miliyoni 7,500 y'amanyarwanda. Ariko ndashimira Imana ko amagingo duhagaze aha nta deni na rimwe dusigarayemo. Ndashimira timu yo muri Kenya cyane cyane. N'undi twazanye muri iyo timu amwita Ruwicariye twe tubahagarariza ariko isezerano haye mu Denise rigezeho kuko numvaga ko yakingurwa ahantu mama azamukura akajya kumurira bakamugoka ariko by'ukuri Denise ndagushimira aho ko warampaye icyizere ko nakubaze n'izo yaraje namukugeza amaboko ngiye kubabesha ngiye kuba Denise yapfa sindasi umutwe wanjye numvaga ko nzasinzira ari uko mu gihugu kuko urugendo rwanjye nawe
rwatangiye ejo saa 8 bagiye kumusengera n'inshuti turamusezera twahavuye mu masaa 4 z'ijoro njya mu rugo ariko ntabwo naryamye kuko nari kubyuka saa 9 za mu gitondo njya kumutora aho yari ari mujyana ku kibuga cy'indege ariko ntabwo urugendo rworoshye kuko twari kumutora usanga ko bagombye kumufunga kugira ngo aho ku kigo cy'indege usanga amakuru byabaye ngombwa ko tugikore ariko ibyo kuri ndashima Imana n'abantu bakomeje gufasha umuryango wa Denise hano abadusengeye abamufashije mu bindi bikorwa mwarakoze cyane cyane n'andi magambo mfite yo kurenza aho ngaho icyo nakwifuza ni uko nzi ko Denise arananiwe murakoze cyane abantu tujya tugira ngo intwari igaragara ariko yari n'abantu bakora intwari bakiri bazima ntekereza ko ubu nawe ni mu ntwari z'umuryango kubera ko yatubereyeho tutari turi umuryango uragushimira kandi uzagiye gukomeza kuzirikana ubwo bwitange wagize ndagira ngo rero kandi mw'iyo timu muri kumwe abantu mwaturukanye muri Kenya ndabizi neza ko uko wabivuze rwa rugendo rutoroshye ariko kandi n'abantu kubyumva benshi babizi no kugira ngo bifate icyo gihe cyose Denise abashe kugera aha ngaha hari abantu benshi baba baritanze twebwe dushobora kuba tutazi uko byagenze ndagira ngo rero ntumire umuvandimwe Munezero hanyuma araza aha ngaha agira icyo atubwira kuri Denise ariko ndabizi neza ko hari n'undi muvandimwe aza gutumira kugira ngo agire neza muvugaho muri bwa buryo muvuga abantu bitanze benshi bitazi abahuriye muri Kenya Kilimani niho nkorera ariko ubu nari ndi muri vakasi mu Rwanda ariko Denise ntabwo nari muzi bakoze urubuga banshiraho Ernest niwe wampamagaye n'umudamu we kugira ngo ushobore kubafasha uburyo ashobora kuzava muri Kenya kubera ko samwe kenshi bikora ndavuga nta kibazo uzabafasha so Denise rero ntabwo nari muzi yaba Ernest ntabwo nari muzi na madamu we ntabwo nari mbazi ariko iyo twagiye mu mahanga tuba dufite ikibazo gikomeye cyane kubera ko iyo tugezeyo tuba tukasorima n'ubuzima dushakisha rero igihe abanyarwanda bajya hamwe bakagira icyo baganira kubera ko rero Denise yaramaze gupfa habaye imbaraga zikomeye cyane mpagaze aha ngaha ashimira abanyakenya mumfashe ntabwo byari byoroshye mu buryo bw'amafaranga ariko hari icyo bita ijisho rirebera abandi Ernest yarakoze cyane ariko hari n'abandi nabo bari barara bagasinzira kubera mu byubahiro bye rero nagira mpagurutse Rubi kugira ngo Denise abe ari hano hari ikintu cyakozwe n'uriya mugabo mubona sinzi ko ashobora kugera hano ubu ashobora kuba ngenda agiye ko nari kumugwaga nari nzi ngenda uyu munsi nagomba kuba natashye mu kazi ariko ndavuga ngo ntabwo ushobora gusiga umuvandimwe wawe nkamushinguye simuzi pe ariko hariya twese tuba abavandimwe kuko twese tuba turi abanyamahanga rero Rubi mu byubahiro byawe Imana igumugisha abanyakenya baritanze
murabizi ko bitari byoroshye nawe aba muri Kenya hari abana b'abakobwa reka tubivuge tureke kubisimbuka hari abana b'abakobwa bafataga ifoto ya Denise abanyakenya ntibamuzi bakayizungurukana mu isoko kugira tubone support kugira Denise agere hano hari abana bahagararaga bambaye ama-t-shirt kugira ngo basaba ubufasha utazije uzi kugenda gusaba umunyamahanga kugira ngo uzajye gushimira umuvandimwe wawe muri Rwanda ibintu bigoye umunyamahanga ntamuzi ariko ukajya mu isoko murumva ko ari ibintu bikomeye kugira ngo rero abone support yo kugera hano hari abanyamajuru uyu mugabo yageze hano mu Rwanda mu gitondo yazeranye n'umurambo Denise yari inshuti ariko ntabwo bagipfana murumva izo mbaraga zo kuvuga ngo reka nsiga akazi kanjye ariko mperekeze umuvandimwe mwene wacu n'abantu mwe ni hehe Imana tutayicyubahiro hari abantu Imana iha imitima nubwo hataba utuntu tuba dukorogana ariko hari abantu bakorera ijuru kuri iyi si hari abantu bakorera ijuru mu buryo butandukanye kuvuga imbaraga utanga igitekerezo ibyo byose ni ibintu Imana iguhera umugisha Mama Denise haguruka mu byubahiro byawe uhobera uyu mugabo uyahagarariye ayandi maboko twasize muri Kenya yitaze babana b'abakobwa b'abanyakenya bazungurukana ifoto ya Denise babana b'abakobwa bararaga amajoro uriya Ernest mubona yararaga ijoro mu gitondo saa 12 nkamuhamagara nkamubwira ati urigeze mu rugo ati nibwo nkigera mu rugo tugiye gushaka amafaranga ahantu kugira ngo tubone amafaranga azazana ndaguhaye ijambo ngewe nari nasabye ko kugira ngo ndakanze murakoze cyane Imana ibahe Bravo. Leo ni mbona ariko ndavuga Kiswahili. Mzee Kiswahili. Ni sawa? Naweza ongea Kiswahili ama nitasaidia ku Tutajaribu sana na Kiswahili. Mimi naitwa Louis Musonera. Namwita Louis Musonera. Mamangu ni Mnyarwanda na babangu Belgiji. Mama ni Mnyarwanda, papa we ni muri Belgique. Nimezaliwa Kenya na mandugu zangu wote. Tunatoka mali inaitwa mamangu anatoka mali inaitwa Kibungo. Bavukiye muri Kenya, mama aturuka mu Kibungo. So mimi Denise nilimjua kwa kazi ambayo alikuwa anafanya na tukakuwa marafiki. Yamenye Denise bitewe n'akazi yakoraga bari inshuti. Na hii safari yake akiwa mgonjwa nimetembea naye tangu siku ya kwanza ikiwa hospitali mpaka leo nikasema nikuje nimalize nimlete nyumbani kwa mama yake. So agitangira kurwara twari turi kumwe nawe kugeza muri urugendo rwa nyuma rwo kumuzana hano mu rugo. Na venye Ernest ile Kinyarwanda nimeweza kuelewa Ernest akiongea ni yeye na Giselle ndio wamekuwa naye siku zote, kila siku walikuwa naenda kwa hospitali wakimtembelea. Mchana Ernest anaenda kazi anakuja, mimi naenda kazi jioni nakuja tunamwona. Na tumengangana sana na Denise. So muri rusange Giselle nanjye nawe So hawa wawili ndio sisi watatu na wengi, but Denise alikuwa anachungwa sana na Giselle, hata kumpikia chakula Ernest walikuwa namleta kwa hospitali na kila siku wakikaa naye. So ahubwo mbiri munsi twe twamutekeraga tumugemura no kwivuriro tujya kumusura
buri munsi. So mimi nitasema Wakenya pale nyumbani, Abanyakenya aho twabasize mu rugo walisema Denise alikuwa anataka kurudi kuona mama yake. So bavuze ko icyifuzo cya Denise cyari kuza ko aza kureba mama we, aidha angekuwa amepona ama hata angekufa. Alisema lazima akuje kwa mama yake, na Wakenya walifanya ile tungeweza na tukasukuma, na leo tumeleta Denise. Sio venye tungependa kumleta kama ameenda. Denise yifuje ko yaza kureba mama we, yaba ari muzima cyangwa ya Imana yamukuye mu buzima. Ariko Abanyakenya bagerageje ko bashoboye, batwagize kuri urugendo rwo kuzana Denise mu rugo, na tumemleta. Sio rahisi, na twamuzanye kandi ngo byoroshye, lakini hiyo inaonyesha venye huko nyumbani Kenya kweli walikuwa napenda msichana wenu sana. Muri Kenya bakundaga Denise cyane, icyo kintu cyerekana ishusho yo ko yageze ahangaha. Na alikuwa msichana mzuri, hata wakati bado alikuwa kwa hospitali alikuwa anang'ang'ana aweze kupona. N'igihe yari mu kwivuriro yakomeje kwitera akanyabugabo ko ari bukire. Na tungependa kuambia mama Denise, sasa mimi ni mtoto wako, Ernest pia ni mtoto wako Giselle, na tutaendelea kukaa na wewe na kuongea. Sasa kuna watoto wengine wengi sana Kenya, na usijali, ndakuleta Kenya kuja utembelee hao watoto wengine ambao walikuwa marafiki wa Denise. Lazima ukuje uone hao wote wenye walikusaidia. Umve ko aha duhagaze tumeze nk'abana bawe, kandi tuzakomeza kukuvugisha, gutera imbaraga mu bwongo. Hari n'abandi bana benshi dusize muri Kenya batumye ko Denise agera. Tuzageza ko dushoboye tukuzane muri Kenya, tuguhuze nabo, ko cyari icyifuzo cyacu ko wahagera, ariko bitewe n'ubushobozi n'iki tubiranye, ariko tuzagerageza ko dushobora uhure nabo, tutamuleta kabisa. So asanteni sana, murakoze cyane, na Mungu awalinde. Mama Denise, Mungu akupe nguvu, Imana ikomeze kurinde kandi ikomeze kuguha n'imbaraga. Sio rahisi, hata mimi mamangu nilipoteza mamangu na baba yangu, na ndio maana kitu ya Denise, mamangu alikuja Kenya pia akiwa msichana mdogo hivi. Na yabuze mama we na papa we, ko na mama we yaje muri Kenya ari muto mu myaka ya Denise, na alisaidiwa na wengine wa Kenya, ndio akaweza kuwa kwenye alikuwa na katulea vizuri. Na ndio maana wakati Denise alikuwa mgonjwa, wa Kenya kama huko nyumbani hawangemwacha peke yake, walingangana na wakamchunga. Asanteni sana. Denise ari niyo mpamvu Abanyakenya batigeze bamurekurira, bakomeje kumurwanirira, kandi na mama we yigize gufasha abantu benshi kugeza aho narageze, kandi ngarabashimira cyane. Imana wamugisha, Mungu wachunge. Abavandimwe barakoze cyane. Byari byo byose, nyuma ya buno buhamya y'amagambo yo kudukomeza ndetse no kubona icyizere cy'uko kubana ndetse n'umugisha umuntu awuvana ahantu atari yiteze, ni ikintu cyo kwigira kuri nyakwigendera. Babivuze sinshaka kubisubiramo ngo ndondogora, ariko twongere dutekereze nyine tumenye ngo ni bangahe barwanirirwa runo rugamba kugira ngo niba bari mu mahanga baguyeyo barwanirirwa ishyaka ryo gutaha mu rugo. Iyo mibanire hari ukuntu Imana iba yaragutoye ikaguha icyo gikundiro, kaguha uburyo ubana n'abantu. Ni isomo ryo kwigirwaho natwe abantu benshi. Ndagira ngo rero umwanya w'amagambo ndetse n'ubuhamya tubisubikira aha, cyane ko n'umwanya n'amasaha twari dufite yo kwerekeza ku irimba arimo turayasatira. Tugiye gufata umwanya wo kumusezera bwa nyuma, hanyuma nyuma yaho ndetse tutanatinza ababasha gusoza kumusezera, niba ari ikinyabiziga barimo n'ubundi bahita bakerekezamo kugira ngo tuze gusoza kwerekeza ikiyindi. Baradufasha rero kugira ngo
tubashe kumusezera. Hanyuma turaza kubikora mu buryo butuje kuri gahunda, tugiye ku murongo. Ndaza gusaba ko ababyeyi, abavandimwe ba Denise n'umuryango we wa hafi tuza kumusezera bwa nyuma by'umwihariko, kugira ngo inshuti abandi batabaye baze kubanza, hanyuma twebwe ndabizi neza ko byonyine kumugeraho ukamukubita ijisho bishobora gutuma kuhava bitoroha. Ndagira ngo twe tuze kubisozaho nyuma, reka abandi babanze. Turaza rero kubikora duturutse ku uyu murongo. Turaza